bene datamwubake imana muyirindire ntacyo muzayiburana uwitikira baba niriyene bahubwo atabaruka irakomeye imana yacu irakomeye imidukorera iratangaje ndamuje kimutunguye ndajyanye mumenyesha yemwe abari kurwana rugamba nimukomere kandi mukomezanye uwitikiye abagwa niriye nadatsindwa ahubwo atabaruka n'itsinzi. Yaman. Gahunda uyu munsi rero ni ukwinjira dukubita tubangura. Ushobora kwibaza ngo ninde noneho twakiriye hano ku Mutako TV. Icyamamare umusaza Pastor NYARUDINDIRI. Reka ngushimire rero tugiye kubana muri aka kanya, nizeye ko turaza kugera ku musozo w'ikiganiro cyacu. Impamvu nyine birangiye bibaye nuko hari abantu benshi kandi bagiye bakomeza kuvuga ati nyamuneka Sety muzatuzane NYARUDINDIRI, turamukunda cyane. NYARUDINDIRI Yesu ashi Imbazwe ukora iki? Yesu ashi himbazwe rwose iteka byose. Haleluya, amen. Ndagira tubanze rero dusengere abantu badukurikira hano ku Mutako TV. Isengesho rito nk'iry'umunota umwe, ijambo ni ryawe, ubwo nanjye namaze guhumbya amaso. Mwami Yesu mwana w'Imana njya gukungoma tugushimye tugwimbaza ko kwabanye natwe. Mwami waturinze kuva mu gitondo kujya musa, mwami datoza waturinze abazimu na demoni mu izina rya Yesu, kuko abanye natwe mwami datoza, imbaga zawe zamanutse zibana natwe mwami uraturinda. Ngaho nsengeye gahunda mwami datoza, mwami niyo kuguhimbaza gite cy'amahanga, bigane tujye kujya mwami datoza bigwese icyubahiro mwami datoza, kandi mwami ubishimwe mwami datoza, kandi mwami biguhimbaze. Nize ko kumwe natwe kandi witeguye kutujya neza, byamaze mbyise mu izina rya Yesu ndakoze, amen. Data twese uri mu ijuru, twongeye gushima uburinzi bwabanye natwe, ubwo wakomeje kuturinda tukaba tukigejeje aya magingo tugiye ku mukazima. Izina ryawe habwa icyubahiro. Turakwiragije ukomeze ubane natwe muri iyi gahunda, muri iki kiganiro tugiye gukora, tuyoborwe nawe, bityo Mana ukomeze ufashe n'abadukurikiye ndetse Abanyarwanda bose muri rusange, udufashirize isi yacu, ukomeze ubarinde, abababaye ubatabare, abarwayi bahumurize, ubarambike ikiganza cyawe gikiza, kuko niwe wenyine uzi igisubizo cya buri kibazo cya buri muntu ku giti cye. Tubisabye twizeye ibyo ubona biduhesha, tubisabye twizeye ibyo bidukwiriye, aba ari byo uduhera ubuntu mu izina rya Yesu Kristo n'umukiza, amen. Haleluya, amen. uzi yuko se naye nzi gusenga NYARUDI? Oya nawe utabishobora, kubera Imana nyine dushobozwa na Kristo, kuko ari uduha imbaraga. Mbabarira uzamura ikiganza cyawe cy'iburyo, ubwira abantu badukurikiye ati Uwiteka ahabwa icyubahiro kuko niwe gitare cy'amahanga. Uwiteka ahabwa icyubahiro kuko niwe gitare cy'amahanga, kuko ariwe waremye iby'isi byose akarema n'ijuru. Uwiteka ashimwe, amen. Kugufatisha rero ntabwo byari byoroshye muri iyi minsi. Muri iyi minsi icyamamare kiba gihugiye mu bintu byinshi, kuba mumbonye, niyo mpamvu tukiri gushima Imana. Muri iyi minsi wari uhugiye mu biki? Nari mugiye mu banyamakuru bamamagara, kandi nkabumvira nk'uko Imana yabimbwiye, uko Imana yigeze kunsangira ambwa ati mwana wanjye
abanyamakuru bose ndabazanye ubemerere n'ubangire. Imana iransangira mbwa ati utajya umunyamakuru uca amafaranga, ati nuramuka umuciye amafaranga byose urabifunze, ahubwo nzajya mbakoreramo bagira icyo bagukorera, kuko nzaca mu nzira nyinshi zishoboka n'izidashoboka, Satani yabyanga yabyemera, ariko inabare icyo yavuzeho gisohore. Niko Imana yambwiye. Ati mwana wanjye uzirinde guca amafaranga umunyamakuru, kuko ni njyewe uzabubazanye, ariko abandi bahanze basatse abanyamakuru barababura. Bura sinsuba gutusa ngo rero ubwo rero umva rero turavuganye rero mereza 100 kugira ngo rero maguruke. Buriya byose naba mbifunze, naba mbifunze, kuko unabiyimaye nkaza ntabwo wazagaruka. Wabwira n'abandi ati ariko rero aca amafaranga byose bikaba birahagaze. Noneho hano ku mutako hari umuntu ushaka kuba abonye Nyarudindiri ari ubwa mbere, noneho ngenda kuzi ibikorwa byawe ndabizi, ibyo ukora ndabizi, ariko noneho nk'umuntu kubonye hano ku mutako TV ari ubwa mbere, Nyarudindiri ni muntu ki? Nyarudindiri ngende umuhanzi, mbese ni ubundi izina ryanjye nitwa Dusengimana Jean Baptiste. Dusengimana nde? Jean Baptiste. Jean Baptiste bisobanura Yohana umubatiza. Ubwo rero nkaba nyiri umusore, nahambira Uwiteka nkaba mfite imyaka 41. 41 ukiri umusore? Nyiri n'imanza ahubwo. Ngo iki urambe? Ntago wambaza ngo bivaye bikajya hehe. Utinya Imana yo mwijura cyari umusore? Ndacyari umusore kandi w'imanza utazi iyo biva n'iyo bigana. Ariko se negeze kubona sheri wawe murimo no gupanga ubukwe, biriya bintu byo byaje kurangira gute? Biriya se yari umukobwa wacuruzaga inkweto hariya, hari impande yaho twicaye, kuko uyu mumama Nyirizaride ni wumvise ko ari we wabivugaga cyane, buri abaranze ni wewe waransabye urukundo, ubwo nza kurumwemera nabwo byagoranye. Ari abantu bansanze ati nyabuneka pe yewe pasite yaragukunze, ariko se wamwemerera urukundo. Bigeze aho ndavuga ati reka ndimwemerere, Imana izakora nibiba ari byo bizacemo, nibiba atari byo nuko izabihagarike. Nibwo byageze aho nawe Imana iramusanga aturasa uwawe, nuko tugeze aho nza kugaruka, kuko na telefone tugenera mfite nayo twahura namusangaga hari aho yakoraga impande ya karakazo kari minuza, nimba bagasize muri resitora, nimba ari iki karakazo muri resitora. Nuko rero ubwo bigeze aho tuba tubisanye gutya, arambwa ati Imana yamubuze, yamubwiye ko atari sheri wanje. Nanjye ndavuga ati ntago bishobotse nyine. Nanjye Imana yaransanze, arambwa ati uretse tuza mwana wanjye, maze ngo inzu yawe bwite mu mujyi wa Kigali igendanye n'igihe, kuko harankore sinza gukoza isoni. Iryo sezerano rifite yuko Uwiteka azaguhereza inzu cyane rwose, igendanye n'igihe y'ikitegererezo ya kadasitere nayo itazihita ikurikiraho. Ako se biriya bintu maze kumbwira ngo uracyari imanzi, nibyo koko? Nibyo rwose, njye mvugisha ukuri. Hari nk'umukobwa wenda muzakundana, Imana ikubwira ati uyu nguyu niwe wawe, agasanga noneho ahubwo Nyarudindiri azigushwanyaguze ahubwo akaza akarimo neza, urumva uzaba utaratubeshye? Urumva uzaba utaratubeshye? Ariko umugabo yihagararaho. None se wamuzana ukabikirwari? Hoya ntabwo wabikirwari. Nyarudindiri avuka mu muryango w'abana bangahe? Njyewe ubundi hapfuye 3 mu muryango w'iwacu ni Nyagatare mu Mutara ku Murenge Rukomo. Hapfuye 3, hapfuye umuhungu ari imfura ya mama, hari n'undi w'umuhungu wapfuye kera njye naravuka, hapfa n'undi w'umukobwa nanone. Ubwo rero dusigara turi bane. Ubu twasigaye turi bane, ari njye muhungu wasigaye gusa, abandi ni basiki banjye barashatse. Paul, ariko ababyeyi bombi baracyahari? Papa yapfuye kera ari umusazi, kuko mu gusara ni kaka rero ni ubyara papa niwe wamuroza rugo umuhungu we.
papa rero asaka kunyica aribwo nari gatoya nazi byari byo ari kumbwira ati mwana wanjye reka nkwice uko ndamutse mpfuye wowe ugasigara wasiga wangara. Nibwo rero baze kumufatira hejuru, yamfatiyeho ikirindo babohesaga ibyibo kera yangaritse, nanjye nazi byari byo ndi kuvuga guti papa nuko baranyirukankanye ndirukanka kubera ko na bira mu Mutara sogokuru ubyara papa na mama we nyine ubyara papa. Sogokuru yacurangiraga abazimu n'abagirwa bose, mbese abadayimoni bose ari bacurangira, habaga hari inanga ibyacangaga ntitubizi. None ure mu nuko byandi kera bitaga kubambwa, niba ari ukuba nibyo nandi nuko nabibonaga. Noneho bivamo kunanga ikuzimu icyo gihe ndi mutoya, bananga ikuzimu nabizi nabo ni muri byo byo guterekera nyine. Nuko ubwo ndi gatana mvukana ikibare bagoma kunanga ikuzimu ubuzima bwanjye bwose bwo kuzabaho barabutanze ikuzimu. Nuko rero ndagwingira buriya mu rugo iwacu ntabwo ari ukuturesha, reka bararinganiye, abandi ntibareba bararinganiye rwose. Ariko nuko nguko ubona nitereye nuko ndi nayo Kigali. Iyi Kigali nayizemo 2012. Imana imungishije imyuka mibi yira mu kijyango. Ubwo rero byageze aho kera nyine nza kurererwa kwa mama wacu mu Bugesera, mfite icyo kibare. Ngeze mu Bugesera nibwo batangiye umura kuba kunarakantu kakagwingiri naricaraga akadakarageze iriya ugasaka umuntu ukamubura ukabona akadakonyine. None undi uwo hirya nawe akaza mu baturanyi biyo mu Bugesera akamamaga Nyarudindiri mwitaba, undi akaza amamagara Useke mwitaba, undi akaza amamagara Kibirando mwitaba, mbese amazina yandi yose nibagiwe. Abarayo ngayo banyaturiraga kuko babonaga ko ndi bupfe biri burangire. Nuko ubwo rero Nyarudindiri rizamutse z'ubundi nditanzemo ubuhamya ko nguko. Noneho ndagira ngo n'abantu badukurikiye ugenda ukora ibiganiro byinshi bitandukanye, ariko wenda no mu kanya turi buze gufata mudu naturirimbire kuri za ndirimbo zawe, dutambira Imana, tuyisirimbire, duhimbaza Imana kuko niwe gitare cy'amahanga. Ariko noneho ndagira ngo tubanze tumenye bitewe n'impamvu abantu bakomeje bavuga ati uzatuzanire Nyarudindiri, abantu bashaka kumenya amwe mu mateka makeya yawe, kandi urumva ko nanjye muri bimwe nubwo ndimo kugenda mbikubaza dutangiriyemo byinshi, hari byo wenda utagiye uganiriza abandi wenda mwagiye mukorana ikiganiro. Waje kwakira agakiza gute? Njyewe rero ibyo kwakira agakiza simbisi, namenye ubwenge mbona njya gusenga. Ubwo rero nibwo intambara yaze kuba 94 nari nabaga kwa mama wacu duhungira muri Kongo. Duhungiye muri Kongo kuko kwa mama wacu nafashwe nabi, nkajya ndagira inka zica zikanyica zinyica mu mutima, mbese nyine mutima zakwishe gute? Yari inka zica harimo n'ikimasa cyicanaga, ndakiragira asiga kiraza kiramfunda mbita umutwe mba ndagaramye, nacyo kinsinga nka ya mafi gutya, kiyashinga mu mutima kikajya kimpfunda, kigapfunda ibaze uruka runini rungana nk'umusozi wose ukampfukamaho. Nuko bigeze nanjye aho ndi gutaka, hari umuhungu kwa mama wacu, umuhungu w'imfura ya mama wacu, yumva umuntu urukurira epfo atazi ibyari byabona ni inka impfukamyeho. Nibwo rero byageze aho maguruka arazagikubita kimaguruka w'iki kimasa. Bigeze aho ngaho nanjye nazi yondi ubwenge bwagiye. Nibwo baze gusanga mama wacu bamubwira ati umwana mujyane kwa muganga. Mama wacu umujyana kwa muganga sibiki akire cyangwa apfe. Nuko nkajya nkubitwa ibigufuri by'igare, ubu nabone nsoba kwikorera. Ubu nta kintu kiremere nshobora gutwara mu ntoki mu mutima agasuka kubera iyo nka mu mugongo, nawe nukube ibyo bigufi nagenda kubitwa, bese babonaga ko nzapfa nyine. Bamufuri wazikubitwaga nande? Ni kwa mama wacu.
umugabo wa mama wacu adukubita ankubita igufi bigare mama cyakajya nkurura gutwe ariko ubundi wapfuye ukava ubundi uzamarira kino ko nacu uzimarira nuko nibwo byageze aho tuza guhunga muri Kongo nabwo nkomeza gufatwa nabi nanone nyiri kwa mama wacu bigera naho mba nabi mbona ko ibyanjye birangiye bigera naho nkajya njya amavuta y'amamesa none nkacunga amavuta y'amamesa bayaguze nanjye nkabacunga batari hafi aho nkagenda nkapfundura igicupa cyari kinini nyine kimeze nka kira gicupa basiramo za bombo ndi umunyarwanda baguraga amavuta y'amamesa bakacyuzuza nukure nanjye nkagenda nkayiba nkayakotora nkayajya amavuta arantunga mu buryo nabo batazi ntago bajyaga baguha amafunguro y'ibyo kurya se wenda batetse reka baranabinyimaga bumwe na bumwe none abo hirya ukaba bambwa ati ngwino udusure uturirimbire nuko nkagenda nkabarimbira kugira ngo bame ibiryo ariko mama wacu yamenya ko narire mu gasozi nkakubitwa ndakubitwa neza nkakubitwa koko ubundi nzakubatizwa nari muri ADP kuko mama wacu nabo n'umugabo we nabo muri ADP nabatizwe muri ADP 2 oya nabatizwe muri ADP mu 1995 muri Kongo nuko nguko narinze menya mutoya nuko nguko byaje kugenda amavuta y'amamesa yagutunze nk'igihe kingana iki mbese unarebye igihe twamaze muri Kongo nicyo gihe duhunguka nicyo gihe nayahagarikiye asigaye amavuta amaze kuyahagarika batakigura amavuta ntungwa n'ibijyo byo mu bishingwe byo mu bishingwe nkajya ndagenda nasanga bamenye ubugari hariya nkabutora nkabujya yego yabaga ari amahirwe kuko nabo bugasangaga ariko nabaga n'amahirwe nagize ngasanga abandi bana babutoraguye baburiye kandi nabimenya kuko nariye ibyo byo mu myanda fatwa nabi cyane byageze aho rero nibwo byageze aho nsubira mu Mutara kwa mama wacu mbaho ngaho nsengera muri ADP gutyo ngenda ADP irandera bigeze aho ngaho mbangiye nsubiye kwa mama wacu ngo ngiye gukora akazi k'ubuyede none umugabo akajya ameka kuri moto tukazana aho bita Nyagihunika kubaka amashuri na hari Nyamata inzu ye nkuru buyede ariko wakubwira amafaranga yose nakoreye nta na rimwe nacuye mu Mutara kintu nacuye ni ivarisi icyo gihe umugabo we yaranguriye ayiguze 3,000 nabwo baratongana ngo yangura ivarisi abarenyura mu Mutara amafaranga yose sinamenya ayo nakore niyo mpamvu umuntu ambwira ngo buyede mwumva ndamwanze nuko amafaranga mama wacu akagenda yatwara gutyo bigeze aho ni amafaranga nyahomba gutyo buyede nibera mu Mutara mu rugo nyine indirimba muri korari gutyo ubwo ngenda nzamuka ubuhanzi bwanjye ngenda ndirimba ariko nazamenyekana indirimbo nzigisa korari muri ADP bakajya bambwira ati buriya nakundaga gukubita ingoma nkakubita ingoma we nkayikubita ukumva umuziki w'ingoma gusa ingoma 10 nazingaye nkazitondekanya ku murongo nkazigekeranya zikajya hejuru nkazikubita noneho rero ubwo bo bakanyaturiraho muri ADP aho nasengeraga ati wowe uzakubita ingoma ukubita ingoma uyisazireho uyihirime uyipfireho uko niko kuyobora kwawe kw'ingoma nuko ngoko baza kumbwira nuko umudugudu wa Ruyonza kuri ADP mu paruwasi ya Rukomo umudugudu wa Ruyonza se muri ADP wenda nagiye begeze kuvuga ati uyu nguyu nubwo arimo gukubita ingoma reka noneho turebe abazi gucuranga nka senti piano abazi gucuranga gitari none atangire kwigana bira bicurangisho bindi cyangwa se babe banakwigisha gukubita za ngoma za kizungu izo bita drum izira ngoma za kizungu nanjye ndabizi ku Imana yarazinyigishije kuzikuita na wigeze anyigisha no gucuranga baze ndabizi na wigeze abinyigisha ni Imana abinyigishije byose kwigishije gute najyaga kwiga muri ADP nyine aho ku mudogodo Ruyonza bakabinyima ngo nago basaka kuniga bakambwa ati wowe nago uzagera noneho rero iki gihe muri ADP banyakanye banyanze 2 4
ngo nta cyemezo bama cyo kujya kuririmba ngo nserutse ku wundi mudugudu ngiye kuririmba icyemezo bakajya bakinyima gucyo noneho no mu rugo mama n'abasecyanje baranyihakana baranyihakana neza hari umuhungu waze kuba mu rugo iwacu mama aramwikundira iwaza akora cyane mbese nyine nibyo nataka basize gukora by'imirimo iwe akaza yikora kubera zamvune wari ufite za yanka yagukandagiye mu gatuza twigufi bigare kera nuko ubwo rero umuhungu aza akora cyane mama arenda amwubakira inzu aranamushingira kandi nta nicyo dupfana bigeze aho rero mama ateranya famiye yaho papa avuka nyine nuko avuga ko ndi ikintu cy'ikigo gikiraho namunaniye ubwo najyaga gusenga umuhamagaro wanjye ari uwo gusenga rwose bigenda gucyo babanyakanye gucyo baranzugunya nkajya njya gukora ibiraka byo guhinga kandi mama nawe abitanga none nabitse amafaranga nagiye mwivuga utumwa ngasanga basiki banje bashwambaguza ibintu byose imyenda byose ngo bayigusaka amabarwa abakobwa babanyandikiye bwahehese amafaranga bakabarajyanye bayahaye mama mbese nyine bakabona mama nagwa yashakaga ko ngera ku kintu niyasaga ko ngura umwenda nabasiki banje nta kintu basakaga ko ngeraho none no kuririmba kwanjye rero nuko bigezaho bigenda gucyo uwo mudugudu wa Ruyonza paruwasi rukumunyivaho njya muri yindi paruwasi ya Gwibare ngeze mu yindi paruwasi ya Gwibare ubwo gwa gucuranga gitari nanjye gucuranga amagitari gucyo n'ingoma zikubita gucyo ariko yama no kuririmba ku giti cyanye nyine itarajya hagaragara iri aho ngaho gusa nibwo byagezaho kuri paruwasi ya Gwibare mudugudu wo kwirebero babangiza umujyanama w'itorero babangiza umuhiki w'urubyiruko noneho kuri paruwasi ya Rukomo banyihakanye ku mudugudu wa Ruyonza bumva ngo nabaye umujyanama w'itorero batangiye kujya bavuga ngo kabaye akayobozi da kabaye akayobozi kuri paruwasi ya Rukomo umudugudu wa Ruyonza ngo kabaye akayobozi twebwe se ari kuzabawe wari kuzapfa uko nguko ntacyo wimariye nuko nibwo byageza kubera ko indimano yo guhanga yari indimo Imana irambwira ati nkuvanyemo sezera kuri ADPR Gwibare rwose n'amafaranga nabikaga y'urubyiruko ndayabaha njya kuri Vivante hakujya nyine aho biti cyabayaga ungeze kuri Vivante nsanga na ahantu hari abantu babiri ndabyanga Imana irambwira ati nanga nkohereje njyanje Imana irambwira ati nanga ngiye kukuzamurira nangira kucyo kuririmba njyenyine Nyagatare kuri Vivante njya za Matimba mu biterane Matimba ndahazi naho bita za Rwimiyaga Karangazi wose niko Vivante ya Nyagatare yateguraga igitane cy'urubyiruko cyane hose wajya kujyayo ndi muri Vivante najyaga njyayo mvica bayaga kuri Vivante umupasiteri yitwa Nsengiyumva yarankundaga cyane akajya anzana nina i Kigali kuri Vivante mu Gatenga nuko nkasubirayo gucyo nuko nanjya gukoresha imiziki ya diskete nangira kuzamuka gucyo nibwo igihe cyageze rero mu rugo ndangwa nta mushiki bashakaga kansura bisi nyine birakomera koko nabwo tese Imana nuko se nadasengera muri ADPR navuyemo nawe usiye impamvu ahubwo n'umwuka mubi wo mu kijyango bari bararoze mu rugo ngo banyange banyangaze mbumwangaro waho ngaho nazagiye icyo nimarira sinanzi ko natunga telefone nk'iyi ngiyi ariko urareba nyine ko mfite telefone atatu wabimenya se uzi yose yitabiraho iyi ngiyi nyitabiraho ariko uretse ko nimba n'amafaranga nzagura simukadi isiraha kuko iri aha ngaha iri kuri WhatsApp nyisiraha ngaha iyi ngiyi niyo gucurangiraho indirimbo na karadiyo ese mama nga noneho reka ngufashe telefone noneho tubanze dutambira Imana reka tuzegeze hano ruguru ya midiho yawe taza kuyikandagira urakora kuyihe ntabwo ukoresha iyo radiyo akira ngaha twagiye rero twagiye dutambira Imana igisubizo ni sawa cyangwa si sawa agatebe mbe ngakuyeho
dutambira Imana duhagaze. Okay. Ndabona biri buze kuryoha. Ngaho twagiye rero tubanze dutambira Imana. Telefone zishyiraho. Aha, sawa. Dutambira Imana rero. Aha. Bene tatamubage Imana muyirindire ntacyo muzayiburana intambara n'ibijye bageza muhura nabyo ije kubagwanira. Bene tatamubage Imana muyirindire ntacyo muzayiburana intambara n'ibijye bageza muhura nabyo ije kubagwanira. Arakani bagira gutyo. Arakani bagira gutyo. Nilini dukorera iratangaje yewe iratangaje. Imana yacu irakomeye iteye ubwoba nilini dukorera iratangaje iratangaje. Tugende. Witakaravuga umuntu wese unyizera kandi akanyirindira nanjye nzamufata. Nta kintu na kimwe kizamugera tunguye nzajyanye mu saha. Witakaravuga umuntu wese unyizera kandi akanyirindira nanjye nzamufata. Nta kintu na kimwe kizamugera kimutunguye nzajyanye mumenyesha. Irakomeye Imana yacu irakomeye. Nidukorera iratangaje yewe iratangaje. Irakomeye Imana yacu iteye ubwoba iratangaje yewe iratangaje. Cheza Tamba. 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 Kata umusatsi. Manuka. Rugamba ni mukomere kandi mukomezanye. Uwiteka yabagwa niriye najyasingwa ugata kandi sinzi. Yemwe abari kurwana rugamba ni mukomere kandi mukomezanye. Uwiteka yabagwa niriye najyasingwa ugata sinzi. Irakomeye Imana yacu irakomeye nidukorera iratangaje yewe iratangaje. Irakomeye Imana yacu irakomeye iteye ubwoba nidukorera iratangaje yewe iratangaje. Irakomeye yego irakomeye Imana yacu irakomeye iteye ubwoba nidukorera iratangaje yewe iratangaje. Hallelujah. Amen. Ntabwo nemeretse gutambira Uwiteka. Niko ngo birakomeye
imana yacu irakomeye. bari kurwana urugamba aha tangira twumve. Yemwe abari kurwana urugamba nimukomere kandi mukomezanye. Uwiteka yabarwa niriye najyatsindwa ugataba rukanisinzi. Yemwe abari kurwana urugamba nimukomere kandi mukomezanye. Uwiteka yabarwa niriye najyatsindwa ugataba rukanisinzi. Irakomeye irakomeye imana yacu irakomeye. Iteye ubwoba imirimo idukorera iratangaje iratangaje. Amen. Nyarudi Imana iguha umugisha cyane. Yego. Kandi ni ukuri muri urwo rugamba urimo ikuri hafi, niyo mpamvu ugihumeka. Buriya ngo iyo umuntu atarasoza urugendo rwe hano kuri iyi si, hari indi migambi iba igitegerejwe y'Uwiteka. Yego yego. Nk'uko mwahoze mubibona rero, mwe mwadusabye ko tuzabazanira Nyarudindiri. Mwamubonye rero, tumaze gutambira Uwiteka. Reka ngushimire we twatangiranye iki kiganiro, tukaba tugeze ku musozo wacyo. Nizere ko turi buze gusubira mu biganiro bikurikira. Imana ikomeze ibamera umugisha utagabanyije, tuze gusubira mu biganiro bikurikira. Nyimwe muri kumwe ni Mc Sety nk'uko bisanzwe. Shimire timu twabanye ku buhanga bw'ibyuma. Aya, bye bye. Bye bye. Okay. Yesu wamugisha.